ku ndirimbo yawe ku ndirimbo wahereyeho kugeza kuri aye usorejeho waririmbanaga n'abafana niki cyagutunga uyu munsi? Nabonye hari abantu bazi kiri gutema people yasohotse yesterday byantunguye ariko it's a good thing, bigaragaza ko abakunzi banjye tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Abafana bakweretse urukundo hano muri stade ya Kaminuza. Uri murimva gute? Ni fresh byatari uririmbiye abantu ukabona bikunze, it feels nice. Kandi abantu bihuye ni ibisanzwe hasanzwe hashya. Ndahakunda cyane. Guhera ku ndirimbo yawe ku ndirimbo wahereyeho kugeza kuri aye usorejeho waririmbanaga n'abafana niki cyagutunga uyu munsi? Nabonye hari abantu bazi kiri gutema people yasohotse yesterday byantunguye ariko it's a good thing, bigaragaza ko abakunzi banjye tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Ni Siga Arts Festival irimo iba ku nshuro ya mbere, imaze iminsi 3, urumwe mu bantu batangiranye nayo kuva i Kigali kugeza i Huye kugeza no kuno munsi wa gatatu urahari. Niki ushobora kuvuga isize cyangwa se nk'isomo isize itanze? Ni itangiriro ryiza ku rubyiruko cyane cyane, byahereye mu bahanzi nabo twagiye tugenda i Huye n'ahandi twanyuze tuza mu kwigisha ndetse no kumenya umuco wacu. So it's a good thing, byanga bikunda twese dufite umukoro wo gusigasira umuco wacu, kandi iyo binyuze mu buhanzi ko nibyo dukora kurusha ibindi cyane. So nanjye n'uruhare nashaka kugira muri programme, ndetse nzakomeza no gufatanya nabo kabisa. Hanyuma urumwe mu bahanzi navuga ko batajya bicara buri gihe, bahorana udushya n'indirimbo zituma abakunzi bawe bahora bagukunda. Noneho nicyo abakunzi bawe tuvuye kuri kiri gute? Ibyiza biri imbere nicyo nakubwira cyo kandi imbere hafi cyane. Maze iminsi myinshi ndi gukora ku mishinga itandukanye, songs, albums, EPs, ndi kubahitiramo right now, gusa abantu vuba cyane turabatamo. Akabazo k'amatsiko, ngira ngo mu minsi yashize nibwo twumvisha bakubwira kamwe mu gastroga kawe yuko kagomba ushatse agakuramo, tuza kumva kandi kantu karimo kavuga ati kari akantu ko wagasimbuje iki? Urumva turi aba artiste duhora dushaka guhimba ibishyashya nyine bigendana n'ibyo abafana bacu bashaka kumva, you know? So habona atari na kariya gusa nazoza n'utundi turacyari muri studio tuzareba ibyo nyine kare ushatse bakabwira n'abakunzi wenda bakakamenya. Bro, that was just a vibe. Tuzareba ko kazaza kuri list. Ya Juno, twabonye wowe na Wise kuri stage y'ubushize rero gukora muri arena musomana, kandi abantu bari bazi ko urukundo rwahagaze cyangwa se nta rurimo. Watubwira iki niba hari urukundo rwaba rukiriyo nk'abanyarwanda? Man, urukundo se ko nta formule rugira, ko ntacyo rugenderaho. Muracyari kumwe, ni couple tubimenye, twarayikundaga. Couple se twiye tubabwira ko turi couple twebwe, turacyari inshuti nk'ibisanzwe. Juno, wakoze album ashize imyaka myinshi, ashizemo igihe, iracyafite nka album y'ibihe byose, imyaka 3. Urumva kubera tuba dutegereje indi, tuba twumva ari myinshi byatari. Na album yabaye nziza byatari ku buryo igifatwa nka album y'ibihe byose mu gihugu cy'u Rwanda. Hari indi album uteganya gusohora vuba? Album y'ibihe byose ninjye uzaza, n'indi y'ibihe byose ninjye uzayikura. Nawe ubona ari album y'ibihe byose yaraje? Of course bro, of course. Niko bimeze. Hari undi mushinga album uri guteganya cyangwa ntabwo uratangira kubitegura? Yego, ari indirimbo nshya wahuriyemo na Bopro, ni indirimbo ya Bopro yaguhurijemo na Kivumbi King. Ni umushinga mubona mu gihe gito maze ugiye hanze, audio video nta musi ramara hanze. Ni indirimbo iri kwakirwa ite Juno? Hanyuma natubwira ikorwa ryayo mwahuje mute na Bopro, kuki mwakoranye iriya song? Bara n'abantu dukorana mu buzima bwa buri munsi bw'umuziki, so nta kuntu tutakorana. Bobo ya mastering indirimbo zanjye hafi ya zose, King ni inshuti yanjye, dufitanye n'izindi ndirimbo nyinshi, so twabonye ari nziza turayisohora nta kindi. Reception yayo ni neza nkuko wabibonye, twanayiririmbye abantu bari bayizi nubwo bitaraba cyane, ariko very good. Hanyuma Juno, ngira ngo nyemera ngo uhindure gato, duhindure page gatoya, nk'amasegonda 30 tuvuge ku mupira w'amaguru. Umwe mu bantu bakina bafite impano yo gukina umupira w'amaguru n'ubwo wenda utabigize umwuga, ubundi kuki utabikomeje ko abantu ntacyo bajya bakibazaho? Urumva nagize akavune ngiye gusubira mu kibuga, nsanga wansimburaga yabaye kapiteni. Urumva akuntu nari gusubira muri icyo kibuga, and then ubu ngubu ngukurikirana nk'abandi bafana, umufana wa Arsenal, ndi gukurikirana Champions League, Premier League, everything.
tuzabitwara mu Rwanda aho amarangamutima yakwerekeza he? Mu Rwanda ndacyari ku Mavubi. Uracyari ku Mavubi? Ndacyaryamye ku Mavubi. Ubwo umwaka watangiraga twakubonye kuri stage ya Bruce Melody muri New Year Groove. Ngira ngo Bruce Melody yatangaje yuko afite country tour muri iyi summer. Umubano wawe na Bruce twizere yuko dushobora kongera kubona muzengurukana mu ntara. Umubano wanjye na Bruce ubuhagaze neza buri gihe until igihe tuzabamenyesha ko udahagaze neza. So anytime twabatamo ntago ari njyewe gutangaza amakuru y'ibitaramo by'abandi gusa nyine ubwo tuzareba. Arakoze cyane. Thank you. Juno urimo kubona tugenda tubona ari ugira amahiti bakagutumira mu bitaramo bigiye bitandukanye. Kuki uyo wiwumva ukabona ari urimo guhora utumirwa kenshi? Ibyo bintu byakira gute? Ariko nanjye hari imyaka nk'ine namaze ntabirimo. So it's my time. Nta gitekerezo ujye ugira cyo kuvuga ati nawe wavateka Mpatane Arena nyuzuze? Ibyo biri mu nzozi zanjye kandi za vuba. Tuzakubona badutumiye bro, nta nubwo ari kera. Ni vuba. Nose Juno ntabwo twe tubona none dutangariza nk'umukunzi. Nta mukunzi waba ufite wenda tureke kuvuga ati Ways nta mukunzi. Njye mfite abakunzi nka sa. Oya. Uzajya ureba abantu bakunda imiziki yanjye bose n'abakunzi bafite. Ndabemera sana ibirura ku isi. Ariko buri indirimbo nazubaye yarakunzwe cyane. Abana benshi kubona nayikunze nigaga mu CZM. Iriya ndirimbo nazubaye wayanditse ari kumbwira ko wakuze umfa na Sena. Nakunze indirimbo. Anyways, that was a good song. Iri muzo natangiriyeho ariko nyine yarabikoze na n'ubu turacyayikubita. Juno ngubu ujya wifatwa vuba tereka njyewe no kuranga ku kigo naba narizeho nashojeho CZM nkajyana nkajyayo. Njyayo nkabasho. Kayiba kabisa uzababazi. Urakoze pa kandi asante.